Baha ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV. Munyemerero uyu munsi rero tugende tugaruka muri showbiz nyarwanda. Showbiz nyarwanda rero uyu munsi cyangwa se na showbiz muri rusange, nagiye bateguza ko ngomba kuzabategurira ikiganiro ku musore witwa Chris Brown. Chris Brown rero ubwo yatumirwaga n'umufana akishyurwa amafaranga menshi cyane, yaje kuza kubagaragara asa nkaho n'uyu mufana asa nkaho ari kumukuramo ikariso, byatumye abantu benshi bacika ururondogoro, baravuga ati Chris Brown noneho uri kwica inyenyeri yawe, uri kwica akazoza kawe kejo, kandi wari umwe mu ba legend twemera. Ibi ngibi rero byaje kuza kuba bituma abenshi bavuga amagambo menshi, ariko Chris Brown we yaravuze ati njyewe nandi gukora inoti zanjye bro. Yaje kuba yishyurwa rero kugira ngo afate aya mafoto, yaje kuba yishyurwa arenga $2,000,000 z'amadolari kugira ngo abashe kuba yafata izi foto zaje kuza kuba zituma abenshi bavuga ibintu byinshi cyane. Twihuse cyane mu gihugu cya Uganda rero, uwitwa Teta Sandra murabyibuka ko yavugishije abantu benshi ubwo yakubitwaga ku nshuro ya mbere, agahindurwa nk'agakecuru, aza kuza kubavugwa ubwo yagongaga umugabo we akajyanwa mu bitaro, umugabo we akaza kubavuga ati rwose ni nabwo haje kuba havugwa ko rwose uyu nguyu witwa Wizo Manizo yaje kuza kubavuga ko yikundira umugore rwose n'amufungure, niko basanzwe. Kandi ariko noneho akaba yaramugongesheje imodoka yari yahawe muri anniversaire. By'umwihariko rero uwitwa Sano nawe yaje kuza ko akora ubukwe muri weekend, arasezerana. Uwitwa Sano nagiye mbabwira ko ubwo twagarutse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nagiye mbabwira ko uwitwa Sano yagiye agaruka mu mwandiko cyane bavuga ko umusore nyine ngo yirirwa mu bagore n'iki byose, ariko uwitwa Sano aje kuza kuba yongera kugaragaza ko ari umwe mu bagabo bahamye akora ubukwe. Amaze gukora ubukwe rero abantu benshi nyine baravuze baravuga, ariko ibyo bavuze byose ntabwo bishobora kuba byakuraho icyo umuntu aba yapanze cyangwa se aba yateganyije kuba yakora. Munyemerero uyu munsi twambukiranye ni mu kiganiro gikomeye cyane, witwa Bruce Melody yaje kuza kuba akorana n'umugabo witwa Godfather yatangiye amuga ariko se Bruce Melody ko noneho usigaye usa nka Jory cyangwa se usigaye wisiga amavuta ya Jory. Uyu Bruce Melody rero yarababwiye ati rero uramunigana nubwo duheruka guhura kubera ko yaciyemo igihe kinini, ngo Bruce Melody ari busy cyane. Ariko icy'ingenzi uyu Godfather yashaka kubaza uwitwa Bruce Melody, yashaka kumubaza ati se abandi ko bavuye muri 155 AM wowe ugasigara? Ati Bruce Melody yamushubije amagambo meza, ati nitwa dufite kontra zimwe kandi ngiye ntago mbaye muri 155 AM nk'umukozi gusa, ahubwo birenga iby'umukozi, ati byabaye iby'umuryango. Tugira gutya rero, murabizi yitwa saga y'uwitwa bamwita Scovia Mutesi, yaje kuza kuba yifatiramo n'uwitwa Kevin Kade. Nisanze nkunda umuntu nazi. Uyu rero Kevin Kade mu minsi yashize uwitwa Scovia baramubajije ni mu kiganiro one on one, ndibaza ko gikorwa n'umugabo witwa Tycoon Ndahiro. Uyu mugabo rero witwa Tycoon Ndahiro yaje kuba yegera Scovia Mutesi, aramubaza ngo hari ukuntu agenda baza aba bantu baziho iki ibintu bitatu ugenda ubaziho. Yaje kuza kuba aramubaza ngo wowe Kevin Kade, ese Mutesi Scovia uramuzi? Yaje kuba yegera Scovia mu kiganiro bagiranye one on one, aramubaza ngo uwitwa Kevin Kade uramuzi, umuziho iki ibintu bitatu muzi? Aravuga ati uyu muhanzi nawe nzi. Ariko byaje kuza kuba bigaragara ko akavideo kagiye gacicikana uwitwa Scovia yihurira na Kevin Kade mu ndirimbo ye nshyashya, ntekereza ko ari indirimbo itarasohoka. Binavugwa ko rero uyu witwa Scovia yaje kuza kuba yegera
Kevin Kade kugira ngo biyunge. Burya Scovia rero bavuga ko nta n'umutima mubi yigirira, ubundi weka bashaka kugira ngo abantu batanarengana, ni n'abashaka kuvugira cyane cyane yikorera no ku nkuru z'intambara cyane cyane, ariko nta biba bihuriye akenshi na showbiz nyarwanda. Ntabura kubamenya, harimo abazi, ariko akenshi Scovia wamubaza iby'intambara, wamubaza aho intambara zabereye, ariko ntiwamubaza aho umuziki wacurangiwe. Ndibuka yateraga story ukuntu ngo yagiye hanze ngo akazana ibi. Reka rero twikomereze. Ariko uwitwa Kevin Kade bigaragara ko arimo arakora cyane uyu mwaka, yaje kuza kuba rwose anabwira Element, aramubwira ati Element rero nanjye ubu ngubu sinkeneye kuzajya nkwitwaza, kubera ko performance nakoze muri Giants of Africa yanyeretse ko hari ibintu byinshi nanjye amaze kuba nageraho, cyangwa se hari abantu benshi amaze kuba nafatisha by'umwihariko. Ngayo nguko iyo niyo showbiz nyarwanda ibiri kugenda ivugwa. Ntitwakibagirwa ko n'inkuru ya Chita ndetse na Kasuku birimo biragenda bisa nkaho Kasuku na Chita batari kumvikana. Ibyo ngibyo rero nabyo nakubwira ko biri mu kiganiro nateguye ukwacyo kugira ngo muze kubasha kumva ese aba bombi bapfiki, aba bombi ese byatangiye gute, cyangwa se intandaro kugira ngo bashwane yabaye iyihe. Nta kindi kintu rero kirimo kiravugwa nanone ni dates ni ikiganiro uwitwa Muyango ahurizamo abahanzi bagezweho, ariko akabajyana kuri dates. Niba bashaka kumva ukuntu bateta, cyangwa se niba bashaka kumva imitoma yabo, ariko bakomeje gukunda ikiganiro cy'uwitwa Muyango cyitwa nimba ari The Date, ariko kiri kuri channel ya Muyango. By'umwihariko rero nakubwira ko muri showbiz nyarwanda haba hari byinshi biba biri kugenda bivugwa, ariko imwe mu ndirimbo irimo iratrendinga kuri TikTok ni y'umukobwa witwa Odia, Intore Odia. Intore Odia rero ni umwe mu bakobwa bazi kuririmba gakondo cyane. Odia rero aho uri hose rwose ndagusuhuje. Ni umwe mu bakobwa rwose ubona ko bashyigikiye gakondo cyane, ariko by'umwihariko ni indirimbo arimbi umugabo we mu bukwe, asa nkaho amubwira ati rwose uzasaza useka, uzasaza wishimye. Ngayo nguko rero magira ngo tugende twiganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko magira ngo tugende tugaruka ku bintu abenshi muba mwagiye mutabasha kuba mwakurikira, ariko kugira ngo kuri The Flame 24 TV kugira ngo mutazajya mwicwa n'irungu, nzajya nza kugira ngo twiganirire, turongeye dusubire hamwe, cyangwa se rega nawe ufite byinshi waza kutubwira, wifuza ko tunaganira, nimero mba nayishyize hasi, wambwira rwose tukaba dushobora kuba twahuza, hanyuma tukareba ukuntu twakiganirira umunsi ku munsi. Munyemerere rero uyu munsi soreza ngaha ikiganiro cy'uyu munsi, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni amakuru make mba nagiye nguteganyiriza, cyangwa se nkutegurira abari kuvugwa muri showbiz nyarwanda. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.